Ikiganiro Duhamagare show, ikiganiro cyiza buri munsi ku cyumweru, ni ikiganiro cyiza kibagezaho uburyo butandukanye bwatwungura ubwenge, tukamenya inararibonye by'abandi, rikadufasha guhindura ubuzima bwacu. Iki kiganiro gihuza urubyiruko, kigahuza urubyiruko n'abakuze, dukoresheje experiences zacu zitandukanye, ariko tugahurira hagati tukagira ikintu twiga cyangwa se tukamenya. Nkuko mubizi rero, mu mezi ashize twatambukishije ikiganiro ku cyumweru hamwe n'umwe mu batumirwa bacu witwa Hassan Kibirango, yararimo avuga ku ruhare rw'umupapa cyangwa se umubyeyi w'umugabo mu mikurire y'umwana. Icyo kiganiro gitambuka mu Cyongereza, abenshi musaba ko cyatambuka no mu Kinyarwanda. Twarabyumvise rero, uyu munsi tugiye gukora version cyangwa se ubundi buryo bw'icyo kiganiro, ariko noneho kiraba mu Kinyarwanda, tuvugana none kuri iyo nsanganyamatsiko y'uruhare rw'umubyeyi w'umugabo mu buzima bw'umwana. Twatumiye umuyobozi mukuru wa Amerwa, ndabizi ko mumuzi, si ubwa mbere aje kuri The Barber Show, ariko aragarutse kugira ngo twongere tuganire ku ruhare rw'umubyeyi w'umugabo, cyane cyane ko n'akazi akora buri munsi muri Amerwa gafite aho gahurira n'uruhare rw'umubyeyi w'umugabo. Nta wundi rero ni Alain Numa, umuyobozi wa Amerwa. Alain, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane Barbara. Yes. Mu minsi ishize twaganiriye ku ruhare rw'umubyeyi w'umugabo mu buzima bw'umwana, ariko byari mu Cyongereza. Uyu munsi turashaka kubiganira mu Kinyarwanda, cyane cyane ko ariko kazi munakora muri Amerwa, mufasha abana bavuka ku bagabo batari abanyarwanda, bakabyara n'abanyarwandakazi, hanyuma ntibanabarere, ntibasigare ngo bakore inshingano zabo, ingaruka bigira ku buzima bw'abo bana. Ariko ndagira ngo dutekereze, ese Alain, kubyara bituma umugabo ahita aba umubyeyi uwo mwanya? Murakoze Barbara. Murakoze kuntumira muri The Barber Show. Ajya ngo ubushize ngo watanze ikiganiro yagitanze mu Cyongereza. Hassan. None ubusa nanjye agiye kugitanga mu Kinyarwanda. Yes. Urumva se kandi Hassan umwirabura yabivuze mu Cyongereza. Nta bindi navuze bya Hassan. None ubusa nawaje kubivuga mu Kinyarwanda. Hassan rata turakusubuje, warakoze cyane. Yego. So, ngo kubyara bituma witwa umupapa. Witwa umupapa iyo umaze kubyara? Icyo kibazo rero ntabwo kirimo ukuntu, ariko reka turebe mbere na mbere kwanza ninde witwa umupapa. Reka tureke umupapa, ninde witwa umubyeyi, ninde witwa umugabo. Muri abo ngabo kubyara bifite urugendo, usenda bivuga, reka mbivuge nk'umubyeyi, nk'umubyeyi nanjye nanone. Kubyara ni process ituruka ku mikurire yawe nk'umwana w'umuhungu, urakura ukajya mu ishuri ukarangiza, ukagera mu kigero cyo kuba umugabo. Umugabo ni ukuvuga ushobora kwitwa umugabo, gushaka urugo rwawe. Ushaka urugo, ugashaka, ukarongora, hanyuma warangura kurongora, ukabyara umwana. Iyo ni process ituma umuntu agenda akageraho yitwa umubyeyi. Ushobora rero nanone, nk'uko tubizi, nk'uko tujya tubibona hanze, ushobora kubyara bitewe n'impanuka cyangwa bitewe nuko wabyifuje cyangwa ukuntu wabyitwayemo. Icyo ujya wumva ngo nabyaye ku mpanuka, cyangwa niko nabishakaga, numvaga ntashaka ibyo kuzarongora, hanyuma nshaka aho ntera inda, umwana aravuka. So ikintu cya mbere cyo nuko kubyara, cyangwa kubyara uri umusore cyangwa uri umugabo wowe nyine ku giti cyawe utaranashaka, biciye mu nzira zawe za shortcut wihitiyemo, cyangwa ukarongora, ukakora process zose zisanzwe kugira ngo uzabe umugabo, byose ubu umubyeyi. Kuko umubyeyi ni iki? Umubyeyi ni wa wundi azatanga uburere ku mwana, kandi umwana akamwita umubyeyi. Naho ngaho rero kuba witwa ko wabyaye tu
ukabyara aho ngaho ukikomereza ukikomereza ariko aho ukomereza ntutazi buriya umubyeyi rero witwa umubyeyi kubera uko uhagaze mu nshingano zawe turabizi aha ngaha hanze hari n'ubyara akakubwira ati nta nubwo ari n'iyanjye cyangwa akakubwira ati nanjye nabikoze ntazi uko biri buvemo umwana wimenye nanjye nimenye aho nta bubyeyi burimo kuko witwa umubyeyi kubera inshingano ufashe za kibyeyi z'uko hari abana baguturutseho kandi abana nabo bazishimira kukwita data kukwita papa kukwita umubyeyi bakaba proud yawe uko byamera kose ariko bakaba bavuga ko bafite umubyeyi iyo badafite umuntu babwira ngo uri papa ari uwo nguwo nyine yabyaye akabyiterera aho ngaho uretse no kuba umubyeyi nta n'ubugabo buba burimo aba ari ikigwari kibuzuyije byose n'ibyangombwa abana rero kuko niho turi bwibande abana bavuka kuri abo badafata inshingano bibagiraho izihe ngaruka mu buzima n'ingaruka ni nyinshi cyane buriya natwe twese kugira ngo tugere aho tugeze aha ngaha hari abantu babigizemo uruhare ababigizemo uruhare nabo twanyuze imbere urabona hari igihe reka dufate urugero ushobora kuvuka ababyeyi bawe ni urugero bagapfa bose ariko uko waje ku isi hari abandi bakunyura imbere hari abakunyura imbere abo mu muryango wawe cyangwa abagutoragura kuko tuzi ababyeyi benshi bagenda batoragura abana abo ngabo nibo baguha uburere uriya mwana rero atabonye uburere bwa se direct ise wamubyaye ise wamubyaye ashobora kugira amahirwe menshi cyane agahura n'umutoragura cyangwa n'umurera akamuha uburere bungana n'ubwo se cyangwa bunarenze n'ubwo se ari kumuha umwana agakura afite ubwo burere ariko iyo umwana amaze kwegera hejuru hari ukuntu inzira izo arizo zose bishoboka ashobora kumenya amakuru afatika ataba ngaba turi hamwe ntabwo ari bo babyeyi banjye ariko ntabwo bigukuraho kubita ababyeyi kubera iki kuko baguhaye ibyo bagomba kuguha nk'ababyeyi nk'inshingano z'umubyeyi wese rero iyo utarezwe na so ukubyara ugahura n'abo ngabo urakura ukagera mu kigero ugakomeza ubita ababyeyi kugeza aho umenye ko atari bo babyeyi bawe iyo ubimenye waramaze gukura hari ibidahinduka ukomeza ubita ababyeyi kubera you owe them urabagomba cya cyubahiro cy'ababyeyi ariko mu mutima tayari igikomere kiba cyaravutse kumva ko nta so swate ntunamuzi cyangwa uramuzi ntagushaka nicyo ngicyo ikindi cya kabiri rero niyo utabonye n'uwo nguwo kurera ugashakisha inzira za bugufi iza bugufi ni izihe iza bugufi niyo udafite aho wegamira kwa so ntugire aho wegamira kwa nyoko nta mwana ujya ubura ntose kudasubira mu nda aho waturutse ariko iyo wamaze gushaka ugashaka inzira za bugufi ni izihe nizo mu muhanda kandi mu muhanda ntabwo ubura abacuti bo mu muhanda barahari abana ba koro barahari marine zirahari zirakwakira ni itimu nyine igenda ikaguka ukaba nk'aho ngaho ubwo urumva ko umurongo tayari uba utaye ariko ejo bundi ukazagira imana ikagusanga nk'aho ngaho muri ako kaduruvaye muri izo nzira ikakuropora ukagaruka mu nzira cyangwa ugakomereza muri izo ngizo hari abantu bajyaga bavuga ati ariko bariya abana bo mu muhanda iyo bakuze bajyayo icyo ni ikibazo umuntu yakabaye kuba atekereza iyo bari muri urwo rugendo nk'abana bo mu muhanda kimwe cyo barakura bagakomeza ari abajura nyine baruharwa cyangwa se bagakura bagakira kuko tujya twumva abana benshi bagakira bya bikomere umva hari urwego ugera kikakurya ibyo rero ndio ndabivuga nkanjye ntigeze menya papa sinigeze menya ubushize nabi babwiye sinigeze mumenya ariko nagize imana aho hafi mu gice cyo kwa mama mu muryango wo kwa mama ndarerwa hari ubwo burere mfite n'uyu munsi kubumva afite uburere mfite abo nita ababyeyi ntazi data ntacyo namurenganya kuko sinzi histoire ye sinzi n'uko byagenze nawe
nubwo twahura ntabwo najya kumubwira niko wambyaye ukana ikada yazansobanurira uko byagenze ari amakosa ye cyangwa atari ye, ariko ko umuntu aba yaramaze gukura hari ibyo amaze kurenga. Ariko iyo ukiri umwana ukiri ku gipimo, nk'ubu ngubu mfite n'urugero muri Amerika, mfite umwana umaze gukura, umaze kurenga imyaka 16, tangiye kubaza nyina ati konsa gutya, ubwo ni ukuvuga ko mfite data w'umuzungu ari hehe? Icyo ni ikindi kibazo babangira tuzavuga ubutaha, kuko hari ibikomere nanone by'ababyeyi ureke n'iby'abana. By'ababyeyi nka mama adashobora kugusobanurira, adashobora kwicarana nawe n'umwana akakubwira ngo urumva mwana uko byagenze, yewe na so twahuye. Hari ibintu biba bitoroshe gusobanurira umwana. Sasa umwana yari atateguwe akiri muto. Umva gutegurwa ukiri muto ni uko ufite bwa burere cyangwa wawunda kurera, wawunda kuri hafi. Aho ngaho biba ikibazo, ariko ikiza nuko ikibazo kiragera aho ngaho kikarangira. Ariko umugabo yataye umwana, nta kintu kibi nk'icyo ngicyo, nta kintu kibi nk'umwana gukura atazize, nta kintu kibi nko gukura umwana azi ko uyu nguyu ari we papa wanjye, kandi papa we akamubwira ko nanjye sinkwemera, ntabwo uri uwanjye. Ibyo ni ibikomere abana bakurana, nubwo yakura akabirenga ariko hari bimukomezamo. Se uwo mwana ari nk'umugabo, twibande nko ku mwana w'umuhungu, ashobora kuba umugabo mwiza mu rugo iyo yakuze afite icyo gikomere. Ese we yaba umugabo mwiza mu rugo, yaba umubyeyi mwiza mu muryango we? Iyo wahuye n'icyo gikomere nanone ukareba ukagira imana ugahura n'abaguherekeza mu rugo, nibyo cyangwa nakubwiye, nubwo wavuka nabi bakaguta, ntubura umuryango uguherekeza. Muri quartier naho waba ubona cyane gitambuka cy'igitambambuga, ntubura umubyeyi aza akavuga ati va kuri ibyo byondo, va kurira, va gukora ayo makosa. Ntihabura utarabibonye nibo babandi nakubwiye, afata iya bugufi yo mu ishamba yo mu muhanda, akaba umwana w'inzererezi. Ariko iyo amaze gukura ni bibiri, tukomeza uri umujura kabuharwa cyangwa ukagira imana ukabivamo. Rero iyo umujura kabuharwa urubaka urugo, urarwubaka pe, ariko amavuta gutembaho niyamanuka ku mwana, umujura umwana azakomeza kubona, ubwo muzaganira ryari, umuhe inshingano z'umubyeyi zawe uzihe ku mwana, izihe ndangagaciro utanga. Ubwo ni ibyo ngibyo uburera noneho uzagusimbura mu bujura urimo. Nigeze gukora ikiganiro, mu biganiro nkora ravuga kivuga ati abana banjye jewe Numa mbarera kijama ni nabacuti bafite ubucuti bwimbitse kugira ngo tuzagirane neza. Uzo bucuti bwimbitse ni ukugira ngo ibyanjye kandi numva ko nimba mpagaze uyu munsi neza, nanjye niyumva ko mfite indangagaciro, shobora kuzibaha nabo bakazazikomerezaho, zabageza ahantu hatari habi. Abana bagira abacuti bawe. Rero uwo mubyeyi utarafashe umwanya wo kwegerana n'umwana we, hari abandi bamwegera kandi ibyo bamupakiramo nawe azabyakira. Agaruka kubwira mzee biti wakwitaga data, akahindura imvugo, ugasanga nta connection kimufiteho, nta burere, kandi nta nubwo wajya kubumuha kera baramaze kumugutanga. Igiti kigororwa kikiri gito. Urakoze cyane. Reka dufate akaruhuko, turagaruka dukomeza kuvuga ku ruhare rw'umubyeyi w'umugabo mu buzima bw'umwana, mu mikurire ye, n'ibikomere umwana yakurana nabyo bishingiye kuri absence cyangwa se kutaboneka k'uwo mubyeyi. Ntuve kuri ekra yawe. Ikaze nanone ku kiganiro The Barbara Show, turi kumwe na Alain Numa, umuyobozi wa Amerwa. Turimo turavuga uruhare rw'umubyeyi w'umugabo mu buzima n'imikurire y'umwana.
Alain ikintu yadufashije kumva nuko uwo mwana watawe na se utararezwe na se agira ibikomere akurana nabyo mu buzima bikamubera inzitizi mu mikurire ye bikamubera inzitizi mu mibanire ye n'abantu n'uburyo nawe yagiye kubaka umuryango we agira ibintu bimwe na bimwe bimugora ariko nanone hari n'ugira amahirwe akakirwa n'umuryango akarerwa neza cyangwa se akarerwa n'umubyeyi we umumama. Alain, abana barerwa n'aba single mothers cyangwa se abamama babarera bonyine batabana na base bo imikurire yabo iba imeze gute? Okay, ba single mothers naho harimo inzira ebyiri harimo inzira ebyiri. Hari umubyeyi umugore ubyara umwana akamwitaho akuzuza inshingano za babiri. Yes. Akuzuza inshingano za babiri umwana akabaho neza nta cyabura akaba yanaruta ukurira mu muryango urimo papa na mama batumvikana. Yes. Umubyeyi akagenda akakubera papa mama umwana agakura umwe babiri bagakura neza biga neza bafite uburere ari afitiye umwanya. Hari abakura bagakura neza. Ikibazo kiza hehe? Ikibazo kiza iyo gihe n'umuntu agiye gufata umwana ku ishuri nawe agataha atari ko se kuki giye papa ataza nubwo mama yaza kumutora kajana buri munsi mu gitondo saa sita na nimugoroba. Hari umunsi yamaze gukura kubaza atari ko se mama twebwe kuki papa wacu ataza kudutora. Ako nakandi gakomere kaza ku mwana kakaza no kuri mama we kuko nyina nta kintu yabikoraho. Umugabo yaramutaye cyangwa ntawe kiriho. Yatakiriho biroroshye kubwira umwana ko papa yapfuye ariko yari izindi divorce zingizi ziba zishingiye ku mafuti yabaye mu muryango bigora umubyeyi kuzasobanura umwana kandi aho ngaho plus bimugora kusobanura plus n'umwana katamuvamo akagakurana. Nta kibazo umwana nta cyabuze ndashaka uyu munsi kurya ibi akabirya ndashaka iki ngiki akibona ariko umuza ati kuki kwa gatanu umucuti wanjye mbona ise aza kumufata jewe wazavuganye na papa mwazasubiranye na papa ese nta kuntu yatwemerera basi nawe akajyaza kuko haza mu rya shema so kuvuga ko ari umugabo gusa ni rya shema kuko umugabo n'umugabo kandi ngira ngo niko Imana yabyubatse kuko iyo umwana nubwo yaba afite byose ariko atafite papa arahuye ati hari ikintu kibura aho ati nubwo mbona byose ariko nanjye hari akantu wabo kwa Numa baraza kubatora nabo kwa bajambye bakabatora. Nibyo bikomere ni nka bya bindi nanjye nkubwira ufate nakuze na mama wenyine ariko hageraho ntari no mu ishuri iso ninde data shaka izina buriya kubura identite ni ikintu kibibabara nubwo wazakura ukatunganirwa ibifaranga bikarwa ugatunganirwa mu buzima karakomeza mwahangaha. Nkanjye rero mba narakuze muri ubwo bunyamugi cyane. Hari abantu benshi bagiye banca imbere nagiye nita papa kandi batanabizi nk'i Burundi hari umugabo w'umupilote nkinywa inzoga kera i Burundi twigeze kujya kunywera ahantu baratubwira ati anga turanywera ni ku mugabo witwa Bufeke yari umurundi w'umupilote yatwaraga perezida wa Repubulika w'icyo gihe. Nkumva aravugwa cyane nk'umukire nk'umukoloneli ukomeye nk'umupilote utwara perezida. Okay, sinshaka guseka kuko birababaje. Akabi gasekwa ni nka keza. Uwo mugabo ndakonfirma guhera ubwo ngubu. Ubu niwe data. Sinzi ni foto ye.
urabyo ko nanjye ntaho yamenya ntaho twari guhurira ariko mba umwana wa bufeke umwana wa bufeke mu ishuri yego mu ishuri kuko nakuriye kwa papa mukuru ngafatanga izina rya papa mukuru rw'Amarika nyoko mukarukaka sase umuzungu ese mukarukaka nta rizungu ririmo rw'Amarika nta rizungu ririmo so mu mashuri ho nkurana n'utwo dukomere nta kibazo ariko byajya hanze rero mu buzima bwo hanze busanzwe ukaba umwana wa bufeke wesha urukwane no kwa bufeke ndaza navuga kwa bufeke bo bati bo bakabihuza nuko ari umupilote yajyaga hanze Burayi bati yateye inda umuzungukazi birumvikana asha nabigiriyemo amahirwe hasangira n'abandi hakaba nk'akaduruvayo bakafunga abarundi ndagenga segara ati tutikururira umwana wo kwa bufeke ariko ni ikibazo cya identite none se ugira kumwiyegekaho ntanzi simuzi ariko kugira ngo iminsi yicume ubu ngubu kandi ubwo mwumva na benshi twari tukiri no mu buhungiro n'imiryango y'ababyeyi bacu bakiri mu buhungiro ntaho kwegamira aha ngaha ni impunzi hano nta so hano nta bunyarwanda ugasanga ni lack of identity neza ukayibura identity ukabura ndabarizwa base hanyuma hari ahandi naho nigeze kunyura ibyo bya bufeke bimaze gutambuka mbona ngeze mu Rwanda amahoro ahangaha naho byaje kuba ngombwa ko izina ry'umuzungu noneho kuko ndi mu Rwanda ndi proud y'umunyarwanda twarwaniye igihugu twaratashye turi mu gihugu cyacu ariko hari akatarakemuka ubwo hakemutse ko buhunge hari hasigara ka data nshaka umuzungu witwa Van Burge ndasoma igitabo cye nitwa Van Burge nitwa Numa Alain Burge none se ngomba guseka kuko birababaje ariko ale uko bivuga birasekeje ibi ni ugukomeza abandi bakiri muri izo situation nuko bakomeza kuko hari icyo utagarura hari ibyo utagarura ariko ni ugukomeza ni no kubwira n'abagabo babyara bagaterera iyo abana ntibakore inshingano zabo ibyo muramerwa nibyo ndimo ariko naha ngaha n'abanyarwanda bakagombye kubigira kuko hari ibyo ukora ukina ariko ibizana umuntu ku isi ntabwo ubushize nayo kivuze ngo hari abana twavutse kuri tap and go kubita ukagenda ntumenye ibyo wakubise ugasanga umwana kumbe yaje akurikira inyuma hanga nibyo barimo guhura n'utubazo ubu ngubu niswe Numa Burge ni uwaheze simuzi ariko kugira ngo nanjye njye muri liste y'abafite papa na mama hari amazina nzi ya data ariko se niyo simbizi abayampaye bo ndabizeye simbizi ubu ngiye kuzagenda gushakisha uwo mugabo ntisanga ayo mazina ariyo simbizi ariko icyiza niko iyo wagize imana ugahura n'ubwo burere bwiza ntushukura ngo mpaka mumenye ni byiza kumenya origine zawe aho ukomoka ariko nanone yari ikintu kidashoboka ntabwo cyakakuvunnye mu mutima n'ababyeyi babyumve niko ubuzima wenda buba bwaradizayininzwe kuri wowe ariko hari ibintu umuntu aba agomba kurenga kuko iyo utinzeho birakudindiza nawe kandi ukigira ku bantu muhura nabo wowe wabyise kwihengeka ku babyeyi bamwe na bamwe ariko peut-être ushobora kuba udukurikira utarakuranye na papa wawe ukaba waba ufite abagabo bandi mu buzima bwawe aba oncle cyangwa se baso wanyu badata baso wanyu bakaba ari abantu b'inyangamugayo wakwegera ukigiraho indangagaciro ikibazo cya nyuma ako ni byinshi numva twavugana Alain hari noneho abana bakurira mu miryango sibyo papa arahari mama arahari ariko papa asa nkaho ari absent donc mu marangamutima ntahari papa we yumva kuva yishyura loyer hari n'abatayishyura ariko agataha muri iyo nzu akicara bakamugaburira akagenda ugasanga mu mutima we ntahari mbivugiye kubera ko nagendeba ikiganiro cyawe Numa Talk by the way abantu mukurikira YouTube mushake Numa Talk
mukurikire chaîne ya Alain akunze gukorana ibiganiro n'abana be muze kukareba munsi y'iki kiganiro mukore subscribe please mujye kwa Numa Talk mukore subscribe mukande Barbara na Numa byose mu bikandire rimwe twe tugende yes Alain ugasanga umubyeyi arahari ariko ntahari ariko nashyira mu buzima bwawe wowe urahari mbona na relationship mbona n'uburyo usabana n'abana bawe uburyo usabana n'abana bawe uko bimeze abo babyeyi bo wababwira iki ababyeyi baba papa yitwa ko ahari ariko adahari kuko nabyo bigira ingaruka mbi aho ngaho rero reka nongere ngaruke kuri rwa rugero rw'abana bagiye ku ishuri umubyeyi umeze gutyo uwo mupapa umeze gutyo nanone umwana ntazifuza ko aza kumufata ku ishuri urumva kuba avuga ati data ni igikoko iyo atashye buri wese ni urushyi ni imigeri yaje buri we abavuga nabi kubera iki no mu rugo nta contact n'abana uburere bwahebewe mama wabo uko barera ko birakureba kandi iyo bimeze gutyo uwo mugabo iyo atashye akuka inabi iteka nako kigoro wakoze kugira ngo urere abana akagaca amazi muri yamvugo iyo umupapa umeze utyo n'abana ntabwo bakwishimira ntabwo bashobora kugenda ku kazi bavuga ati ariko uzi kujya umunsi wa proclamation abana bafunga amashuri batumiye ababyeyi muze murebe performance z'abana abati man ufashe papa ntazaze ku ishuri kubera iki ukuntu uba uteye n'ukuntu witwara umwana avuga ati data naza ku ishuri azansebya imbere y'abandi ba papa icyampa ntazaze hakiyizira mama aho ni umupapa rero witwa ko ari mu rugo ntabwo ariho ni ifoto ye gusa nawe ntabwo aba ahari kandi ibyo byose inshingano z'umubyeyi si ukufabrika abana ngo byararangiye kuko hari n'urugendo mugomba kugendana nicyo cyane nakubwiye nti ikiganiro cyise ni abana nabigize abajama kugira ngo dukomezanye urugendo kugira ngo tuzageraneyo iyi si turimo yego abantu barahuze gushaka ubuzima biragoye biragutwara umwanya munini cyane ariko umubyeyi uko byamera kose ntabwo wabura umwanya w'abana bawe so abo babyeyi rero babaho gutyo abagore bakubwira ati birutwa no gupfakara cyangwa birutwa no kutakugira no gutandukana kuko kukugira ahangaha ntacyo tumariye kandi no hejuru yo kutacyo tumariye kuko mu rugo si rasiyo si isabuni si ibyo kurya gusa hoya presence yawe n'ubwiza bwawe n'ubumuntu bwawe nibyo biba bikenewe mu rugo so abagabo benshi urabona nk'ubu ngubu ejo bundi nahoze divorce muri 2018 zabaye 100% 900% kuzamuka wibaza abo divorce habaye iki n'umutingito watandukanyije abantu byagenze bite n'abantu bararigise barabura cyane umutingito wakutekereza ibintu biharuhaza byatewe n'iki ubwo ni 2018 ngo bigomba kore nka 3%. Imibare yaranazamutse cyane nyuma ya lockdown uburyo bwo yabyikubye lockdown murebana amaso muyandi nibibazo baba ariko ugatekereza utese ni kubera iki hari ibintu twakagombye kuba turenga ku nyungu z'abana kuko nibo basafaringa n'ejo bundi nibo bakurana ko gahinda nibo bakura ugati nagira gutya hari ukuntu papa yabwiraga mama agakura swatazi ko ariko bagomba kubwira umugore wagicucuwe nta bwenge ntaki umwana akazakura akajya kumva kakamucamo ahangana ubwo yakubaha nyina ariko akakamuda nejo nawe nashaka azamwita gicucu cyangwa azamukubita umwana wakuze abona asakubita nyina cyangwa mufate ku ngufu ni birose uburere rero bw'ababyeyi bari hamwe nicyo kintu kibanze niyo gift ya mbere waha abana ababyeyi bumvikana apana ngo urahari udahari bumvikana hari abapapa bagenda bagatarama bagafata icupa hanze nta kibazo rwose upfa kumenya abo bana mwe murahurira akazi giye nkora nanjye hari kantwara umwanya ariko nashatse strategy nanjye uko aho duhurira nabahaye inshingano mu rugo ni ba ministre
hari ushinzwe umuriro n'amazi, hari ushinzwe utuntu tw'udusabune n'uduki tubura n'uduki byose. Aho ngaho bafite raporo, bafite aho duhurira. Mugira cabinet meeting? Irahaba buri kwezi, buri kuri Noel tugahemba witwaye neza. Bose babona ibi. Wow. Umukozi witwaye neza ubugaka bagahembwa. So ni competition, si abana gusa n'abakozi bari mu rugo. Urumva kuzana icyo kintu mu rugo ni ukugira ngo hakomeze hari connection, nubwo batakubona mu maso ariko barazi ko hari. Cash power irarangira, umugabo araza kunyirenza kagatangira gusona ati papa uramenye, ati wamuhaye amafaranga deje ni mama tanze amafaranga ko gatangiye gusona. Ubwo nimba gatangiye gusona, ubwo no mu minsi 2 nuzubara karaba kagiye. Cyangwa na kaga promotion badushiriyeho ati itariki 31 zipfa kugera, nubwo yajya kuryama ashiramo alarme saa 6 z'ijoro ati mwibuke itariki ya mbere mugure muriro. So harimo iyo connection, nubwo udahora umukikiye nubwo utagira gute, ariko hari aho muhurira. Agakomeza avuga ati nubwo nagenda nkazamara igihe mu byaro. Ikintu nkwiye murimo no kubigisha kuba responsable, bamenye ko bazatwara ingo zabo. Nicyo impamvu nayo mbivuze ni umupapa uhari nanone nahabe. Hari ukuntu twakuze ku gitsure gikomeye cyane cy'ababyeyi, cyari gikomeye, kiratandukanye n'icy'ubu ngubu. Gitsure gikomeye kuko n'urushyi wararurya ukarya n'umugere kubera amafuti wakoze. Ariko ubu ngubu biragenda bihinduka, isi yageze kure, buri wese ari kuri YouTube. Umwana ntabwo yakwihererana na nyina ngo amaze ngo azarya umwana zate ngo umugire ngo anyura mu mukondo, ntabwo wamugira kandi umukondo byararangiye. Abo bana utabagize abacuti bawe mu gihe gito hari icyo utababwira ngo bakumve. Nuko nguko kubafata ukabegeranya, nimba uri mu rugo habe ucreating icyo kintu platform yawe nabo, nubwo uri muri iyo business cyangwa muri ako kazi kagutwara uhora ugenda amasafari na hehe, ariko shaka ikintu kiguhuza nabo, amaso mu yandi cyangwa kuri telefone cyangwa iki, ariko bakumva ko you are present. Nibyo ngibyo. Ikindi rero no guha agaciro mama wabo, cyane cyane imbere y'abana, cyane imbere y'abana. Hari amagambo mugomba kuvugira mu cyumba, kuko umujinya w'abantu hari abatawukontorora, ariko ni byiza gufata ukamwiyegeka mu cyumba mugiye gutarama, uturumva urandambiwe, ibintu nkorera ntabwo ari byo, tugomba kubihindura, mugatunganira hariya. Ariko kuzazamura uburakari imbere y'abana buri ubutransfer kandi nabo baradownloadinga bakabika. Ati nabonye ko iwacu umugore agomba gutwarwa gutyo. Ntabwo ariko byakagombye ko biranabakomeretsa. Hari benshi niko iyo bitinzemo utangira kuba ufite amashaka mu rugo. Amashaka mvuga na yaye, abana bakunda mama n'abandi bakunda papa. Political parties neza mu rugo. Amashaka yewe nikundira mama, iyo papa yavuze ugasanga bose bakaze, ubundi yakunda kwa mama, ugasanga umaze kugabura abana. So hari ibintu abana tutakagombye kuba tubereka, kuko niba ugaze ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. So nibyo burakari bwakagombye kuba butemba bujya mu cyumba aho mwihereranye, ariko abana mugakomeza mubereka isura nzima, kuko nibwo burere urimo kubatoza nabo bazakora mu rugo rwabo. Yes, ikindi nongeraho kuri icyo uvuze, si nibyo gusa, ugakundana n'umugore wawe imbere y'abana, ukigisha abana, ari abana b'abahungu bakiga uko bazakunda abagore babo, cyangwa se uko wakunda uwo mwashakanye, ari n'abana b'abakobwa bakamenya uburyo bagomba gukundwa, kuko nk'uko ubigisha ibyiza ni nako ubigisha ibibi. Mu biganiro rero nkora babaje ati se ko umukobwa wawe, dufite umukobwa mukuru amaze 21 ubu ngubu, ari inka ari ituro ari iki nabyakira. Ale utangiye gusaba inkwano kuri kamera? Nuko profite nuko umwamamaza. Aho ati se umukobwa wawe umugabo wese yakuzanira wamufata? Ni nanone ibyo byari bya kera. Atumva
utazanzanira uriya mwana twebwe iwacu ubundi muryango wacu buriya bwoko bwacu ntabwo tujya dukunda ibyo byari kera bakiranga abageni niyo mpamvu wumva n'izi divorce usanga umuntu deja bifu ziriho bakitera amavi n'imbaraga amavi iyo waganiriye n'abana nk'ubu ngubu twebwe urwego twagezeho si ukubyiratana ariko nanone turashima Imana kuko hari ibintu bitabamwo ubujanja ni ugukora ibyawe hasigaye Imana nawe ikagutabarira aho ngaho twatoje abana n'umukobwa wacu mukuru cyangwa n'umuhungu umukurikira bazi umugabo mwiza numeze ate rimwe numeze nka papa wenda kuko papa yabonye asohokana nyina yabonye akundana na nyina yabonye atindana na nyina yabonye ariko akavuga ati umugabo mwiza ni umuntu uzantetesha uzamvugisha neza sanjyana mu bantu akaba proud yanjye iyo amaze kumwigisha igihe kirekire nk'icyo ngicyo uramureka icyo azakuzanira cyose uracyakira abarihitemo akuzanira umugabo wo muri Jamaica ahita akuzanira n'ubundi wahariya Bangladesh hari ikibazo se niwe umutima we ushaka kandi icyo wamubibye byo avuze ati umugabo mwiza ni umuntu uzaba umeze gutya rwo yamuhisemo rwo yamubonyemo za ndangagaciro yashakaga zihwanye neza ababyeyi be basi kwishamanene hari aho tutagera rero twivugisha ngo gese nshaka kuzarongorwa no kwa kanaka umva aramutwara da muze mu rugo cyangwa mu bureke uramukora iki se uburenganzira bw'umwana uramukora iki se so nibyo ngibyo baba no kurinda abana ibikomere bazakurana nabyo kugira ngo uburere ubahaye n'indangagaciro ubahaye bizabageze mu rugo rwabo rwiza nabo. Wow, urakoze cyane, birandyohera kuganira nawe buri munsi. Nzagaruka ejo. Okay. Karibu cyane. Alain Numa, umuyobozi wa Amerwa, aradufashije kunguka byinshi mu mirere mu kurera abana, cyane cyane twibanda ku ruhare rw'umubyeyi w'umugabo. Reka mvuge ngo abapapa mudukurikiye, abasore muzarushinga ejo n'ejo bundi, ntabwo muzabyara mubyarira imiryango yanyu gusa, ahubwo muzaba munabyarira igihugu, muzaba murerera sosiyete. Turabashishikariza kuba ababyeyi bahari n'umutima n'ubumuntu, kugira ngo abana turera bazagira icyo bimarira, bazagira icyo bamarira imiryango yabo, bagira umumaro kuri sosiyete ndetse no ku gihugu. Murakoze cyane gukurikira ikiganiro The Barbara Show, nk'uko mbivuga buri gihe, Imana ibaho umugisha. Urakoze gukurikira ikiganiro The Barbara Show. Nimba ukibonye kuri YouTube The Barbara Show, kora subscribe ujye ukomeza kubona amakuru n'ibindi biganiro byinshi bikomeza kuza. Nimba udukurikira kuri Facebook, nimba udukurikira kuri Instagram, komeza udukurikire, turakwishimiye cyane. No kuri Twitter muzajya mukomeza kubona amakuru. Turabashimiye rero ku mwanya wanyu mwaduhaye. Imana ibaho umugisha.